umuhuro n'abanyarwanda waruteganyirijwe kubera kuri site ya Gahanga n'uwundi aho yiyamamarije ngira ngo murabyibuka mu karere ka Kicukiro, ariko byaje kuba bihinduka ubwo abashinzwe ibi bya tekinike babonaga wenda ibijyanye n'ikirere gishobora kuzarogoya iki kigano cyangwa se uku kuganira n'abanyarwanda. Ibi rero byaje gutuma iyi gahunda ihinduka yimurirwa muri BK Arena, aho biteganijwe ko mu mwanya mutoya umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame araza kuba aganira n'abanyarwanda muri BK Arena. Uburyo bwagiye bushyirwaho uko Perezida Paul Kagame aza kuba aganira n'abanyarwanda nk'uko bisanzwe. Izi ni gahunda ariko zimaze imyaka myinshi cyane, aho umukuru w'igihugu yagiye agenda aganira n'abanyarwanda mu ngeri zitandukanye. Ngira ngo muribuka uburyo ajya agatembera uturere dutandukanye. Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Elise News. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho inkuru zitandukanye, ariko noneho by'umwihariko turi live aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agiye kuba aganira n'abanyarwanda muri BK Arena. Ni ibiganiro cyangwa se ni umuhuro n'abanyarwanda waruteganyirijwe kubera kuri site ya Gahanga n'uwundi aho yiyamamarije ngira ngo murabyibuka mu karere ka Kicukiro, ariko byaje kuba bihinduka ubwo abashinzwe ibi bya tekinike babonaga wenda ibijyanye n'ikirere gishobora kuzarogoya iki kigano cyangwa se uku kuganira n'abanyarwanda. Ibi rero byaje gutuma iyi gahunda ihinduka yimurirwa muri BK Arena, aho biteganijwe ko mu mwanya mutoya umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame araza kuba aganira n'abanyarwanda muri BK Arena. Uburyo bwagiye bushyirwaho uko Perezida Paul Kagame aza kuba aganira n'abanyarwanda nk'uko bisanzwe. Izi ni gahunda ariko zimaze imyaka myinshi cyane, aho umukuru w'igihugu yagiye agenda aganira n'abanyarwanda mu ngeri zitandukanye. Ngira ngo muribuka uburyo ajya agatembera uturere dutandukanye mu ntara zitandukanye. By'umwihariko ibiganiro nk'ibi ngibi bisa nk'aho byongeye gusubukurwa nyuma yaho rero atorewe mu kwezi kwa karindwi, hari tariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2024. Ababyibuka neza, mu Rwanda nibwo habaye igikorwa cy'amatora. Ni igikorwa kandi n'undi cyari cyabaye muri diaspora ku itariki 14, biza gutuma rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aza n'ubundi kuba yegukana intsinzi yo kongera kuyobora u Rwanda ku majwi 99.15. Ni nyuma rero yuko yaramaze gutsinda abakandida bari bahanganye nka Frank Habineza, Dr Frank Habineza wa Green Party, ndetse na Mpayimana Philippe wiyamamazaga nk'umukandida ku giti cye. Nyuma yaho rero, nyuma y'amezi 4, hari ibindi bikorwa umukuru w'igihugu Paul Kagame yagiye agenda akora mu bice bitandukanye. Yakoze ingendo nyinshi mu mahanga, havuzwe byinshi, ndetse ababyibuka neza nyuma yo gutorwa, nyuma y'amezi 4 akora ikiganiro n'itangazamakuru, abanyarwanda bari bategereje byinshi. Ni iki Perezida wa Repubulika aza kuvuga, cyane cyane ko yagarutse ku bijyanye n'ubukungu. Ifaranga ry'u Rwanda ryari riri guta agaciro, imisoro ariko nayo iri kwiyongera, ibibazo ari byinshi, ibibazo by'ubukungu butameze neza, ariko nanone haza kuba hatangwa ibisubizo. Ikindi cyavugwaga ni intambara iri guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abagize umutwe wa M23, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda ishinja u Rwanda ko u Rwanda ari rwo ruri inyuma y'intambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho u Rwanda rwashinjwaga cyangwa se igisirikare cya RDF bashinjwaga gufasha M23 kurwanya ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi. Ni ibintu leta y'u Rwanda yakomeje kugenda ihakana mu buryo butandukanye. Biri rero ni bimwe mu bisubizo abanyarwanda bakomeje kugenda batekereza. Ese umukuru w'igihugu azatugezaho ijambo ryari azageza ku banyarwanda ibijyanye n'uko imiterere cyangwa se imibereho y'abanyarwanda ubu ngubu bihagaze gute? Ibi byose biragendana n'ubukungu, biragendana n'ibibazo, biragendana nanone no kuba u Rwanda ruri kugenda rufatirwa ibihano n'ibihugu bitandukanye by'amahanga, cyane cyane byo ku mugabane w'Uburayi. Harimo ibihugu nk'Ububiligi, hari ibihugu nka Canada, harimo ibihugu nk'Abadage. Ibyo byose byagiye bigenda bifata ibihano. Hari ibihano kandi byagiye bifatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bifatirwa bamwe mu bayobozi bakuru mu nzego z'u Rwanda. Turavugamo nka retired General James Kabarebe, umwe mu bafatiwe ibihano. Ibi rero byose
ni bimwe mu byo abanyarwanda biteze kuza kumva kuri uyu munsi ubwo perezida wa repubulika araza kuba aganira n'abanyarwanda. N'ibiganiro bitegerejwe mu masaha makeya, tubabwire ko murabikurikirana kuri Ilis TV kandi turaza kuba turi live tubagezaho uko imihango yose iza kugenda ibagezaho akantu ku kandi ibyo umukuru w'igihugu agenda aza kugenda aganira. Murakomeza muduha n'ibitekerezo byanyu muri commentaire hasi kuri Ilis. Ese mutekereza ko mu biganiro perezida wa repubulika agiye kugirana n'abaturage niki kiza kuvugwa? Haragarukamo ikijyanye n'ubukungu, haragarukamo kumushimira byo birumvikana. Abageze mu zabukuru hari icyabashimishije cyangwa se abasanzwe nko muri gahunda zo kwiteganyirizaho, umusanzu mu kwiteganyiriza wazamutse. Ni manda ya nyakubahwa perezida wa repubulika, manda y'imyaka 5. Ubwo ikindi twagaruka muri background, umukuru w'igihugu yagiye ku butegetsi mu mwaka hari mu mwaka w'ibihumbi 2000 asimbuye nyakubahwa wari perezida w'u Rwanda Pasiteri Bizimungu. Bivuze ko iyi manda ubwo izaba irangira, perezida wa repubulika y'u Rwanda azaba ayoboye u Rwanda igihe kingana n'imyaka 29. Ikindi cyagaragaye nuko ubwo yiyamamazaga n'ubundi kongera kuyobora u Rwanda, perezida Paul Kagame yari kumwe n'abandi bakandida n'undi biyamamaje mu mwaka w'2017 nk'uko nabivuze. Abo barimo Dr Frank Habineza w'ishyaka Green Party, ishyaka riharanira kurengera ibidukikije. Harimo Mpayimana Philippe wari umukandida wigenga ku giti cye. Ni byinshi rero ngira ngo tariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere nyine nk'uko nagiye mbivuga, hari hashize amezi 4 nibwo ibyo byose perezida wa repubulika yagiranye ikiganiro cya mbere nyuma yo gutorwa n'itangazamakuru, agaragaza byinshi, agaragaza umubano w'u Rwanda n'amahanga, agaragaza ibyavugwaga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone ni ijambo yakomeje kugenda hagarara ko u Rwanda ruzakomeza kurinda abanyarwanda ndetse n'imbibi z'abanyarwanda zakomeza kurindwa. Ngira ngo mu banyamakuru bagiye bamubazaga ese koko umutekano w'u Rwanda urarinzwe. Ngira ngo ni ikibazo yarabajijwe n'umunyamakuru wa TV1 Kenisi, ariko perezida wa repubulika aza kuba musubiza ko abanyarwanda bakwiye kuba batekanye, abanyarwanda bakwiye gusinzira bakaryama gatuza kuko umutekano w'abanyarwanda nyine urinzwe. Yagarutse ku kibazo cya M23. Ngira ngo mu byo abantu baza kwitega uyu munsi n'ubundi iki kibazo ntabwo kiza kubura, nyuma yaho umutwe wa M23 ufashe umujyi urimo wa Goma ugafata Bukavu, ariko leta ya Kongo igakomeza kuvuga ko ibyo byose atari uyu mutwe wa M23 wafashe hari ahubwo ari RDF. Ibi rero byanatumye Tshisekedi ashyirwaho igitutu nawe muri guverinoma, haba inteko ishinga amategeko y'igihugu cya inteko ishinga amategeko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe batangira kumva ko ibiganiro bitashoboka. Ngira ngo murabizi uruhare rwa Kiliziya Gatolika, uruhare rw'Abangirikani batangiye kuvuga ko Tshisekedi yagakwiye kuba umwe mu bemera ko hagakwiye kuba ibiganiro bya politiki. We ni ikintu rero avuze ko atazigera aganira nabo mu mutwe wa M23, ariko kera kabaye nyuma yo kubona ko asumbirijwe, nyuma yo kubona ko umutwe wa M23 wamaramaje uko byagenda kose, wamaze kwigarurira ibice birimo Goma, ibice birimo Bukavu, ibice za Masisi. Ngira ngo murabyumva, hari abaturage bapfuye, hari abacancuro, hari za Bazalendo, hari FDLR n'ibindi. Aba bose rero ibi byose ni kimwe mu bintu abantu biteze kuba bavugaho. Ikindi abantu biteze ni ibijyanye n'ubukungu, koko ifaranga ry'u Rwanda mu minsi yashize ryagiye rigenda rita agaciro mu mibereho y'abaturage, ubuzima buragenda burushaho guhenda kuzamuka. Ibyo byose rero ni ingamba cyangwa se ni bimwe mu byo leta igomba kwitaho, cyane cyane ibijyanye n'imibereho y'abanyarwanda. Nibyo rero abanyarwanda biteze kuba baza kuba baganira n'umukuru w'igihugu. Ni mu biganiro rero cyangwa se ni ikiganiro gitegerejwe n'abanyarwanda benshi. Ni ikiganiro nk'uko nabibabwiye cyagombaga kubera i Gahanga, ariko kubera ikirere muri kureba gishobora guhinduka isaha n'isaha, byaje kuba bihinduka mu buryo butunguranye. Byemezwa ko iki kiganiro kigomba kubera muri Beka Arena. Abanyarwanda rero baraza kuba bafunguriwe amarembo, baraza guhabwa imirongo yo gutangaho ibitekerezo. Hanyuma rero icyo twabwira nuko twabwira ngo mugume kuri Ilis News
ni umurongo mugari ubagezaho amakuru kugira ngo mukomeze mukurikirane live imihango cyangwa se ikiganiro umukuru w'igihugu agiye kugirana n'abanyarwanda. Nicyo kiganiro cya mbere perezida wa repubulika agiye kugirana n'abanyarwanda imbonankubone kuva yatorwa cyangwa se kuva amatora yaba ku itariki ya 15 tariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Reka rero turi live mu mwanya muto umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agiye kuba aganira n'abanyarwanda. Bimwe mu bibazo byitezwe ko ashobora kugarukamo harimo n'ibibazo bijyanye n'ubukungu, imibereho y'abaturage, ibijyanye n'imisoro. Mu minsi yashize twagiye twumva abamotari batakambira nyakubahwa perezida wa repubulika bamubwira bimwe mu bibazo bavuga ko badakemurirwa. Nk'umuntu uhura nabyo cyangwa ukora kano kazi ka buri munsi, ni iki witeze mu biganiro perezida wa repubulika y'u Rwanda ari bugirane n'abanyarwanda, cyangwa se nk'umunyarwanda ugize amahirwe wo kuba watanga igitekerezo kuri uyu munsi, ni iki kintu wakwibwira nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame? Ikintu namubwira kiba kibangamye cyane kenshi ni konterevasiyo zibangamye cyane. Abamotari twese bose siko bakora amakosa, hari abayakora abandi bakabarengana. Twagira ngo rwose iki kibazo cyose akidukemurire. Hanyuma Paul Kagame rero agiye kumara imyaka myinshi ayobora u Rwanda ku ngoma ye, cyangwa se mu gihe tuwe na perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, usanga ni ibiki we wavuga nk'umunyarwanda wishimira umukuru w'igihugu yagejeje ku banyarwanda? Ni cyo kintu nakwishimira ni uko yaba aje kumva ibibazo byacu n'ibitekerezo byacu, tukamubwira aho imbogamizi tugira duhura nazo akabasha kuzidukemurira. Hanyuma ibyo wishimira nyine Paul Kagame yagejeje ku banyarwanda ni ibiki? Ibyo nishimira ni ubukungu n'iterambere, ibintu byose nta mu Rwanda dutuje, hari amahoro n'umutekano, nta muntu ubangamira undi. Icyo kintu namushimira. Ku bijyanye n'imibereho n'iki cyahindutse? Bijyanye n'imibereho nta bantu bakigwara bwaki bakiba mu Rwanda, se ni nk'icyo namushimira. Ni iki wishimira mu byo nyakubahwa perezida wa repubulika amaze kugeza ku banyarwanda? Nkawe uri mu gihugu gitekanye, umutekano tubwire, usanga ari izihe mpinduka zabaye? Impinduka zabayeho, turi mu mutekano, iterambere riyongera mu gihugu uko bwije n'uko bukeye, kandi icyo dushima ni uko turaryama tukarya mu mahoro tukabyuka ayandi. Icyo cya mbere twamushimira, n'iterambere riyongera nta kibazo. Hanyuma n'iki mumusaba? Icyo twamusaba se ni byinshi biri mu bamotari by'imbogamizi. Uyu mujene aragira ati ibyo dushimira nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni byinshi, harimo umutekano w'abanyarwanda, kuba abanyarwanda baryama bagasinzira. Ikindi akavuga ati icyo dukomeza kumusaba ni imiyoborere myiza, gukomeza kutuyobora, ndetse no ko twumva akumva ibibazo duhura nabyo. Uyu ni umumotari, abamotari bakunze kugenda bahura n'ibibazo byinshi, ngira ngo abanabizi ubwo yamamarizaga mu karere ka Muhanga. Kimwe mu bibazo yagejejweho ni ukumva abamotari, ahubwo igitegerejwe ni ukumenya ko neza ibibazo byabo bigenda bikemuka, ariko natwe dukomeza kugenda dukora ubuvugizi. Ariko ibyagezweho ni byinshi, by'abantu bashobora gushima ni byinshi, abajene baravuga mu buryo butandukanye. Uyu munsi umutekano ni wose, uragenda mu muhanda ufite umutekano, hari ibyo ushobora gushima, hari n'ibyo ushobora kunenga, ariko ntekereza ko nk'umunyarwanda byinshi n'ibyo dushima. Umujene tugusanze aha ngaha, waramutse neza amahoro? Uyu munsi perezida wa repubulika uzi ko aganira n'abanyarwanda? Ndabizi. Muri BK Arena harabaye yishimirwa rero byamaze kugerwaho. Nk'umujene tubwire uyu munsi ku buyobozi bwa nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ni iki wishimira mu by'u Rwanda rumaze kugeraho? Twakwishimira ni byinshi, ariko iby'ingenzi atugejejeho amazi n'amashanyarazi, umuntu arakora agatara igihe ashakiye nta muntu umusagariye. Ni byinshi cyane twakwishimira. Abambwiye ngo umutekano ntacyo twashinja perezida nyakubahwa Paul Kagame, umutekano ni wose. Hanyuma nk'umunyarwanda nanone, u Rwanda rwakunze kugenda rushinjwa, ngira gukurikira amakuru, rushinjwa kugira uruhare mu gufasha umutwe wa M23 muri Kongo, ariko u Rwanda rwo rukabihakana.
usanga kiriya kibazo koko kibera muri Kongo ari n'ibibazo bireba abanyarwanda. rero cya kibazo njye ntabwo birambizi ariko nkeka ko u Rwanda ruhari rubifitemo. U Rwanda ruhari rubifitemo rwose, ibyo nabihamya. Ngayo nguko aba n'abajene twaganiriye, bari mu kazi kabo, bari mu mirimo yabo, murabona ko igihugu kiratekanye. Hanyuma rero reka tubasabe kugira ngo mukomeze mukurikire Elise News, mudukurikire mu makuru yacu, mudukurikire muri live turi kumwe namwe, hanyuma mukurikire n'imihango yose y'ikiganiro cyangwa se ibiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda aza kuba agirana n'abanyarwanda muri Beka Arena. Njyewe rero reka mbashimire, mukomeze munogerwe na gahunda zindi z'ibiganiro Elise TV, Elise News ikomeza kugenda ibagezaho. Bye bye and ciao ciao.